kwa kundi rero nabonaga imbora ari nini nanayitinye yayishizemo njya kumva numva igiyemo yiruka urubashize numva ndashize Kade yarandonga babe ndako so tutuzika mukira umana don't fuck me baby no wait I'm saying that kuchayi unzi namba gwe babe boy kame Mr. Babe kuminemeka murimo nemitengera mukwana ndikima murimo ebiri esatu ena etano mpaga mbora nankanyo kunzina nini Nsagara kumuzina ndaganye kumuzina kuchayi cyane ko buri umugabo afite amasohoro menshi aramuryaryata akaba yumva ashaka kuba yagira gute yarongora igihe cyose nyine kumva arabishaka niyo mpamvu usanga rero abagabo akenshi badakunda gucika intege mu gihe bafite amasohoro menshi icyo ushobora kuba wagaburira umugabo wawe cyangwa se icyo umugabo wawe ashobora kuba nawe ubwe yakigaburira kugira ngo bimufashe kuba yagira amasohoro menshi kandi meza afashe ushobora kuba wahekenya ibinyobwa buri gihe nturambirwe ibinyobwa bibisi cyangwa se bikaranze hanze ahangaha abana babizererana ushobora kubigura ukirira ibyo ni ibintu biba byagufasha kuba wakongera amasohoro yawe ukiyongera ukamera neza ukaba umugabo w'ifiyeri kabisa wumva ko nta kintu na kimwe ubura imboro ifite umurego ugasa nk'ushyira mu gitsina ugasa nk'uri kuyimucumita umuri hejuru ukamunyongera uri hejuru ni hahandi utangira kumva uryohe bw'imbasi ntibishoboka mani ibyishimo nakuye ko ufata ibintu mukuru wanjye yavaga ku kazi muri weekend sheri we yazaga kumusura bagahita baryama bagatangira kuganira utugambo twiza bahita nigendera nkasiga baganira utwo tugambo twabo twiza nkigendera bamara kugera ku buriri bagatangira gusomana umva mukuru wanjye atangiye kwisetsa yabaga ameze nk'umuntu ukumbuye imboro nkumva n'undi nawe yarakumbuye igituba hashize akanya batangira guswerana nkumva ndashyukwe nkahava igituba cyuzuye amazi ngahita ngarama ku buriri umunsi umwe mukuru wanjye yagiye ku kazi nibwo nabyutse bambonye wa musore avuye muri siporo ndebye igituza cye mpita ninyarira ndangije njya mu nzu niyambura ikariso nambara agakanzu kagufi mpita muhamagara ngo aze dusangire icyayi arinjira aricara musukira icyayi ndangije nicara imbere ye ntambikije ku buryo igituba cyanjye cyose nanyuzagamo nkakimwereka kuko muri ako gakanzu nabaga nambaye nta n'ikariso yabaga irimo abonye igituba cyanjye ahita ashyukwa ndabibona nahise musoma nawe akoze intoki mu gituba atangira kunswera nari maranye igihe umugongo kubera kudaheruka kurongorwa numvaga umugongo ugiye guturika ariko yaranyajije numva umugongo uraruhutse ubwonko bwanjye bugiye ku murongo for me, baby, going sauce. Oh, you come, baby. No, you come, baby. You are nanny, chicken, baby. Ancora baby. Come uscire sheri wanjye. Zaje mukunzi. Ndagukunda. Uskwera neza sone. Uskwera neza. Gutya nari noneho. Inzi mu musego. Nkira. Gutyo sheri. Gutya noneho ndumva nari. Sheri, ndabona ufite ibitako byiza.
bita ko byiza subira uti bya Makevin. wowe Makevin se shahu niyo rero Liliane tukamuganira ngaho kira tabona baranogoshe nibyo byiza ngashyira ariko buretse guhita uyimariramo sinakubwiye ko nkunda kwishyiramo gahoro. aho ngaho so ngarukize nk'aho iwe akoshaho n'ikinini sheri si ibyo ngibyo gake aho iwe noneho ukuntu nshaka komeza gutyo tubigira cyane komeza. Pakevi wagize gahoro umurangiye kurangiza iwe urangije ngiye kurangiza sheri iwe uri hafi kurangiza gatoya urenda kunyica nuko sheri witonze iwe gatoya uri gushyiramo cyane uya humura bura gatoya Pakevi mubabani yangana sheri mfata sheri nguka ngufata aho ngaho iwe ndakomeza ndumva wenda komeza bura gatoya iwe Pakevi ngurika manze mumena amazi ujya rangiza witonze manze mumena amazi ariko sheri narushye wenda ngira vuba oya Pakevi oya komeza ugire nyine urangize narushye ngoreka ngire ndangize ikibazo uri kurangiza uri kumbabaza reka ngire ndangize ureba iwe nubwo ndi guhumekera bano wanshikamiye ukuri kuniga uretse Pakevi Imana we iwe barishimye bari kudapfuye ugende wifatira imboro gutya uyifata uyinyinyiriza intoki nurangiza uyonke ujye uyimanuka wongera uyizamuka uyonke my god kwa kundi uyonka umugabo azagera aho yumve neza atangiye guswera muri kwa konka ujye ugerageza ntukozeho amenyo ahubwo ugerageze ukoresheho ino minwa cyangwa se n'ururimi gutyo nyine ugenda ukoresha ururimi apana amenyo kuko ushobora kuba yashyukwe ukaba wagira makuru asa nkaho ashakitse nkaho ushaka ashaka kuyizamurira mu menyo akaba yakomereka ntabashe kuba yabyumva ku kanya ariko iyo santima zije gushyira cyangwa se yarangije imbora rukuntu ihita igenda iba nyoya yegeranye izana uyu nka nyarukuntu igahita iraburiza sibyo. noneho rero sasa ngiye kukwibira akabanga mu gihe we wamajije kuyonka rigeze mahate umugabo ashobora kumva yuko ashaka guswera wowe uzakora iki uzahita usa nk'ubumba iminwa noneho kwa kundi imboro yabaye arimo kubumba iminwa ujye agenda acumitamo iminwa wayibumbye sibyo. noneho namara kuyishyiramo agenda acumitamo nawe ewana usa nk'ubumba iminwa ariko uyibobereze ku buryo imboro izajya ijyamo ewana noneho agasa nkaho irenga igera ku munwa wayo w'imboro ku buryo umunwa nzaje mukunzi ndagukunda uswera neza uswera neza gutya ntarebe noneho inzi mu musego nkira gutyo sheri gutya noneho ndumva ntarebe sheri ndabona ufite ibitako byiza subira uti bya Makevin. wowe Makevin se shahu niyo rero Liliane tukamuganira ngaho kira tabona baranogoshe nibyo byiza ngashyira ariko buretse guhita uyimariramo sinakubwiye ko nkunda kwishyiramo gahoro. aho ngaho so ngarukize nk'aho iwe akoshaho n'ikinini sheri si ibyo ngibyo gake aho iwe noneho ukuntu nshaka komeza gutyo tubigira cyane komeza. Ntwari kumvugisha na yari kumbona hano munsi ndi kwaka ubushobozi bwanyishe
ko nafunguye ishati amabere ari hanze. Nzi niye. Warabukoze. None uko nazi ukamfungira amazi n'umuriro ukavuga ngo wapi. Aya nabikora nta uri kubireba. Ndetse hano irafunguye n'umukandara n'ishati. Koko uko bivuga niko bimeze. None se ndakubeshyera iki? Sinjira no njyenyine. Arakorera. Cyaza nuko uri kumbwira ngo wanyu ntabwo twabihakorera. Waza nyine ugatanga sapoti y'ibanze. Sapoti y'ibanze. Okay, umuntu ntabwo uba urimo kumbesha. Kamukoresha iwanjye. Nzaje mukunzi. Ndagukunda. Uskayira neza sole. Uskayira neza. Mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina hari aho uzageraho kumva umugore hari kuza imisuzi, ibintu by'imisuzi kandi byinshi kandi binini. Ntabwo rero iri ari imisuzi, ntabwo ari imisuzi isanzwe. Niba ujya wumva umugore wawe muri gukora imibonano mpuzabitsina cyane iyo wamushyize kuri positeri y'inyuma, pozisiyo y'inyuma, iyo umaze kuyimukoramo inyuma ukongera ukamugaramisha, uzumve haza ibintu by'ibisuzi, ibisuzi ukavuga se bya bintu biri guturuka hehe. Umugore utaraciye imyeyo ntabwo bivuze ko nta mavangingo agira nyaboneka, kandi bivuga kenshi gashoboka. Ntabwo bivuze ko nta mavangingo agira, amavangingo arayagira. Umugore niwe ufite urufunguzo rw'umugabo we, ashaka yamufungura cyangwa akamufunga, burya birashoboka. Nubwo tatubinyujije muri Kinyarwanda, ariko impamvu mbivuze gutyo ni uko umugore iyo abishatse urugo rwe rurubakika koko. Ariko burya umugore ushaka kubaka, umugore utekereza ku buzima bw'abana be no ku mugabo we, umugore ushaka kugira umva, uwo mugore akora ibishoboka byose akabana neza n'umugabo we. Naramukuruye bitanyikuramo mbega ukuntu yari nini. Noneho none ikintu cyankuruye cyane kite kinyica nuko nasanze afite agasuku yari yarogoshe yaramazeho ku buryo umukora wo kumva aranyerera, ukabona nta bintu by'umwanda, nta kintu cyagutangira, nta kintu cyakubuza ibyo ushaka gukora. Nahise mbona n'uburoho bwinshi bitanyitamira, bitanyishyira mu kanwa. Maze nahise atangira gushinyiriza. Arangije atangiye gushinyiriza, atangiye kukumva ari byiza, ahita ambwira ati sorry bawitonze gato. Ko yambwiye mu kinyabupfura yanyubashye atuje. Arangije abayinyabije ku muryango, ahita avuniramo kare. Ndavuga ati harahiye. Ubwo urumva noneho nta n'icyo kwikanga cyari gihari. Mva yaraje asura muri pozisiyo yari arimo, akajya ankora mu bitugu asa nk'umasa, nanjye ndimo ndayonka manage. Ibintu bimurenze yahise anyegura, anyegeza imbere ku gatanda, arabanza arandyamisha, arandigata. Yesu, yarandigase hahandi mvuga ati nzajya nza muri massage buri munsi nkurikiye wowe, nutanaho amasasi nzabyemera. Yarandi oya mbabarira ndakwinginze. Oya tugwe tuyishyira mu kibanza cyo kwishyura ariko umwanya munini. Kamwereke ibintu ukora sibyo? Uriki? Wanza kamwereke. Umwana n'ubundi igitoba cyageze. Ambaye agakunanyura cyane gutyo zirajyamo ndabizi. Yereka gutangira cyane. Yego none uri mukuru nguru nzakiyemo. Izo ni ebyiri gusa cyane eshatu. Ni ebyiri bebe. Narabagira ngo ni eshatu. Renga ko rusina. cyane. Bisho. Ntabwo nakwanga shit. I wish this kumbabaje. Abasore wowe. Aka kantu konyine. Ngiye nibikora abona gutetema. Kamubwiza ukuri. Ejo bundi none waransikoye kabisa ndavuga uti wow. Mbega ibizi we. Noneho numvaga wakunze. Isore bikunze. Emma narabikunze byatari nari maze igihe. Nari maze igihe mbikora nyine ndurigenza naniwe, ejo bundi warabikoze.
reba umushyukwe noneho numvaga ikiboro cyawe wakomeza ukagishyiramo ukakimariramo kandi nta nubwo nari ngiye kubabara ikagera mu nda nta nubwo nari ngiye kubabara ikibazo ufite imboro nziza sheri oya ntabwo ngiye kuguha ese biriya bintu birabena oya ntabwo ngiye kuguha uzi ko isutuma oya isutuma ntekereza sheri oya siko n'ijwi ryanze kuza none wagira ngo ni filime naniye ntabwo ndi kumva nshadoretse kunkora yemeze ko rero kunkora ku mabere bigira reka mbanza ngiye kundi oya ntabwo ndi tayari ndashiri bafari kushabe oya ntabwo none ndiwe kumfata kongo ndiwe kumfata kongo unyibukije babi uzi ko mbese numva nanjye mbikumbuye dore beto kubibona ariko ndike biri kugenda ukabona ko iri kuhagarara ngure kuripfusi nawe nuko nabizi oya shira ya peko gitose oya nuko mvuye kunyara nubuka kandi byageze hanze ntukirize bumve kataruka shiri wala nzikora amavuta wagira ngo ni iki shyiramo agatoki ntago amazi oya iri kumbabaza shyiramo kamwe dushyiramo ibitoki bibiri urumva byahita bijyamo kandi kaba kafunze akenge kamwereka sibyo ngazana nawe nyonge dore n'ubundi yahagaze iyi nyonge fungura neza ikibazo iki gikandara uba wambaye rebera ikibazo ntabwo nzabyibuka nubwo wowe ushaka gutukira ahantu yemeshare kuzana iki yego hano ukuntu kiresa wow iyo ndi kuyonka gutya ndi konka ku mutwe urabikunda hari ukuntu nabonye ariko ukunda iyo nshyize biramfasha mu mbya hari ukuntu bigenda bikumva twatumye ijwi rishira manura kino gipantaro cyose hari ukuntu bigenda bigeremo biranjena kinkuremo cyose yazo afite umuzigo wa danje narukunda danje ndashaka ko dufungura urusane rurakomeye siko yari yananiye please Kevtoni Rezi ko duhura ubu munsi tuba turi kumwe mpita nibagirwa shiri oya mbabarira aguswera ko kumvura hazi kuko nshaka kubanza kukwereka itandukaniro warakeye aho reba igihe wari unterfinga basi ndora tubikorana naho ndoga nasi shawaretse kunkoraho reka kunkoraho ariko neza ese ufite isoni turimo munsi shaka pasi nyine ufite ukuntu ndeba nyine ukanyitegereza ugatubangiriza oya ni ibintu bisanzwe ubona atari ko mbareba mwese kuko hari yanyu yose ureba korari y'urubyiruko baba bashimishije bari abana bari ese pasi uretse kunkoraho nawe uri gukabya oya uri gukabya ariko turabara ukuri ntabwo ibintu biba bizemewe uyu si kuri kuyakoraho pasite ujya umenye yuko na nyuma oya nimba mbwenze ngo usure reka gukora ibyo bintu ntabwo mbikunda none se shiri wawe wambwiraga we ntabwo ugiye ugakorera si shiri wanjye nuse ego ufite umugore nise umumama beriza aje akansanga ahangaha umugore ari kutureba hano ese si ubu pasite yakagita ukora yawe ariko mugafata ibintu byo mu idini mo imbere ngo muhite mugisohora mu bijyane n'inyuma n'aho duhuriye pasite wambabariye ko kuri kunkoraho ugakabya kandi reba ushaka no kunkora kuri suri bajya bambwira ngo abakobwa bafite ukuri yawe pasite urakabya uwo mushiri wawe cyangwa ntabwo azi pasite ibyo bigambo ugira ngo mbimenyere mbabarira kukumbwira ese hari icyo ese wowe ntabwo uzi ahubwo uyavugira pasite iyi mboro yose ni iyawe kandi bavuga ngo ni kuvuga abanyabo n'inyange yisohoye manu uriko urashamaje n'uko umeze ikibero cyawe ese ubona ndi mwiza ntabwo uteze yuko uteye neza
oya no kuba uri mwiza uri mwiza ariko ntabwo ari mu maso gusa ndi kuvuga iki kibuno cyawe pasiteri reka kunyambura ubusa ariko pasiteri kandi ibyo ni ukuri ntabwo ari byo nisubiye gukora ku kibuno cy'umuntu ari ukubona natekereza ya telefone washakaga kugura warayibonye uzakongereho ugire nka ka iPhone mama yahise arwara bituma nyine mbura amafaranga nari mfite nyine 200 kandi haburaga iryita pasiteri yateye kunkora ku mabere ndakwinginze mbabarira uzi kuri kuntera isoni isare gushaka kuryonga pasiteri oya pasiteri rekera ndakwinginze mbanze mubwire ibya telefone nyegera soma wicara si pasiteri ntugakabye nese ndakwicara gutya urahumeka ntukanyite pasiteri nitashake bisanzwe hano ni ngombwa ngo nyite pasiteri reka ntakarisaho niko mugira nshaka kuguha 200 Seriye pasiteri kugishwe kirwana mwana w'ishuri koze mara wakoze uzashaka 1,000 nzahita nkwereka wa muhungu Korode wa wundi ukorera i Kigali